mwakoze pe naho ubundi ibyo nababwiraga byari byo nuko ayibonye naramukunze abonye ko nta kibazo kandi nabasaba yuko mwakomeza kumba hafi mukanshyigikira n'inama zanyu gana nazigenderaho n'ukuri nanazigenderaho da tuzajya tukugira inama nyine aho bitagenze neza muzajya mutwifashisha nk'umuryango nawe ariko ntuzatubabarize umwana aba yaraga ntabwo ibyo ngibyo ntabwo Kelly arabizi mushiki wacu ni umukobwa ufite umuco ntabwo azakugora ikindi nyine twakubwira ni urisanga mu muryango turagukunda ikindi se wacu kandi twagushimiye twaramwakiriye icyo agomba kutwizeza no kutatubabariza umwana ibyo ngibyo ndabibasezeranya pe nta kibazo ubutike bw'umwe iminsi uvuga ibintu nk'ibyo utamenya bakabivuga gutya bakibaharaye twahita tumukurayo nizere ko wowe bitameze twamukurayo ntabwo twabikora tuzi kuri intwari tuzi kuri umuntu w'umugabo rwose nta kibazo nagushimiye kwa Kagafanta rwose nta kibazo ntabwo ariko cyo namaze kubona cyo kabisa iwanyu muri iyi si nawe uri mwiza nta kibazo ndabona mbega ari yego nyine turi beza niyo mpamvu data yari cyororo biragaragara na mama ni umuntu mwiza cyane buriya twese aba ari sawa ababyeyi bacu ni beza cyane na mama ari mwiza si umuzi mama ni ibindi bintu ni inama umuryango wacu basaza ubona bagikenewe abantu wabona aho bukera nzamutanga kabiri ni ukuri kwiga nzamutanga rwose aho mushaka byaba ari sawa ariko byaba ari sawa gusa nanone wambere aba ari uwa mbere pe beza byatanga bashiki banjye beza rwose nawe yari afite umugabo wiwe naramutanze kera arasigaye Kelly hari hasigaye umwana nawe ndamutanze kabisa ndumva urugo rugiye birungu ni ryishe si ryinshi cyane mu rugo ubu oya ariko nibyo umuryango wiyongereye gusumba atari byo byiza dusetse ba mama umva cyane ntabwo wabyumva sinzi ukuntu wabikubwira ma gusa mwana urabyandenze rero umwana wanjye kamubwira twese twubatse ingo bitugoye ibi bintu byaba wigira mwana wanjye ntabwo umugabo aba agomba kuvuga ngo umusubize kandi uba ugomba kwita ku mugabo wawe kugira ngo ujye utazahura n'undi wese umukobwa nk'udusireyi usanzwe uzi nka bya bintu byajyaga wikora mwana wanjye ndagukunda sinshaka ngo uzasenye ntabwo nabikora sibyo uzamfashe ube umwana mwiza ukunde bashiki b'umugabo wawe rwumva ukunde nyukukwe mbese bajye bagufata nyine umukazana mu muryango wabo nk'icyitegererezo siko bimeze kuko ntabwo biba bigoye mwana wanjye kubera ukuntu umugabo ataha wakoze ibifuti aho kugira ngo umusabe imbabazi ugatangira ugashaka kumubwira nabi ibintu byinshi ibyo ngibyo uzabyihorere maso bizi ko nta mafuti ngira ubundi ubona umuntu ujya kubera umugabo agukunda gusa urumva nabona n'umuntu utankunda arankunda cyane gusa ibintu byo kumbwanga ibintu bikanzu bungurira amarikare usanga abona tuzakwambara bwa bukanzu niba mushaka kongera kwambara nk'uko wajyaga wambara none se kuba nshatse umugabo bivuze ko natakambara udukanzu twanjye sibwo ugiye kurusenya ubwo ntabwo tugiye kwambara igitenge cyangwa ikanzu cyangwa ijipo uzavuga tereka reka mahita yanjye ni ibitenge koko iyo umukobwa amaze gushaka umugabo arabyibuha ngewe nashakanye na papa wawe ndi kantu gato cyane ushatse waba uzagukurikiza uzamurikiza naho papa wanyu yagendeye Imana yamwakiriye hasigaye ndi munini nariyakiriye nyine urabona ko nta kibazo
sawa manyine nzagerageza ariko ako namushaka kunywa amazi. Amina ari hehe? Amina nzanira amazi yo kunywa. ase mama reka ngubaze umugabo wanjye ko ari umurokore ukaba uri umwisilamu ubwo birahura Twakise mwana wanjye ariko buriya idini ni ku mutima kandi ikindi niba mwikundanira kumva ntabwo nakubuza gukunda sinakubuza urukundo rwawe umeze bite? Ni sawa. Meze neza? Okay, kwa ugiye mu gikoni? Ntabwo nagumye mu gikoni kanya ndaza. Sawa. none se iyi nzu ko mbona wayihinduye akavuye ibintu byose wabivuyanze wabyinnye mpaka ikono niba ari ihene y'iki niba ari akavuye kahehe zo kuvuga hano uhita kumanga wihuruza uri igiki hano mu rugo uri umuyobozi w'isibo uri igiki uri umuyobozi w'igipangu rirambye irozi urwo ni urwahera wowe ubwira gutyo uramuzi ntabwo nkuzi ntabwo urazi mukecuru nako mabuja ugira amahane nk'umuhungu wawe ubwo nagira ngo nkwigishe ubwenge n'ubutaha ntuzongere kuzajya usuzugura umuntu wese ubonye numva umuntu wese uba ujanga ntabwo ubuzi ngo azanywe n'iki cyangwa n'uwaheye nabyumvishe n'undi munsi ntuzongere nabyumvishe reba ukuntu inzu yose imeze ni ukuri waribyaye none bose baribyara ugasanga yaramutse nabi hakirwamo imigeri y'ikibiki byose gahanye ibyo bigambo byawe banza umbwire uzi ko bose agira umunsi akaramuka nabi ugasanga ariko ufite amagambo menshi wa muhungu wubundi ikintu cy'ubu bagitoraguye hera iwanyu niho ubundi uzi usanga yankuye ntahazi aho bose yankuye ntahazi nkuko utandeba utananyegera si ukuntu uri kunuka ntagutoraguye hehe mwagenda mukaba mwicajwe hariya nako mwicaye hariya nicaye ariko ntubibwire bosi rwose ibintu usanze aha ngaha ntuze kubibwira bosi ntabimubwira se amazi yo kunywa hariya bako kugira ngo ikibazo ibi ubundi nk'abantu nk'aha ngaha baba barabatoraguye ntabwo baba babona ko ari ibigoryi byibereye nk'aho ngaho ese baguhemba amafaranga angahe baguhemba amafaranga angahe uzabaze bose cyangwa iwe n'umuntu cyangwa se kugira ngo arayama nubwo ari make kuyama byagoranye ahubwo ajya kureka wambare n'ibirenge habaye iki mubaye iki ko buri kwakanwa cyane badatari mabyiwa suri mabudo gisangarya kuyu ni waje utamenyesheje kweli
ko muri kwirukanka cyane muri kwirukanswa n'iki wawe me byihorere kare asubundi wamungana kwikanswa n'iki asubundi wagubona byagenze bitumbere ko twirukanka byabihari habaye mama manzi hari haruguru abasirikare nyine baba bari guturitsa nyine watermelon bari guturika cyane watermelon se barayituritsa nicyo kintu cyaje kukwirukansa nanjye ngakuza inyuma cyane abantu b'abagabo birukanswa n'ibintu by'amafuti bitabaho ibyo bintu watermelon ibyo bintu bibaho mande bireka gutesha umwana bigira ngo tubyibone cyatuma nirukanka bazabayo kubeshya mwabishobora kabisa watermelon ese ubundi bakuze wenyine sisi nakumutazana ariko ngisubiza inyuma gato sinzi impamvu utaragera hamwe muhamagaye wasanga ibyaye byose kakunda kujya mu bagabo buriya ni kabuza bw'abanyeshuri abagabo nabo yaragiye kuza hano nta by'abagabo kandi ubesherera umwana bani yaguze agasore nyine bari kumwe nyine bwanda bigana ntawamenya nawe ndetse umuntu ufata ibibazo umuntu biga agashirira ibintu ku mutwe ibyo mabira bisinze impamvu bishyigikira ntabwo ari ukubishyigikira muhamagaye umwana ngomba kumuha uburenganzira bwe ikibi no gukora ibibi halo ugeze he ko musaza wawe ngagushaka cyane sawa araje ari hafi y'inzira agiye kugeraho musanze ntahari basubira kuko birungo ntibyakwishe koko birungo urinyita ubuzi ibyo nasanze hano uriya muhungu nasanze hano ni umukozi wawe ni icyo watoraguye ni igiki ari ikintu kibi yaba yagukoreye yasuzuguye nasanze inzu yose yayiteruye ko ari mu miziki sinzi yasuzuguye kuko urumva ariko namukosoye namwihanisha ndabizi uza rwaruki rwawe rumeze nk'urw'inkuba narimukubise cya kintu ntazi kirasuzugura ubuzima bwose imana mwirukana aransaza ariko pe aracapisha akazi kose arakazi pe nabonye aba yibereye mu miziki gusa ubu nzeri yayiteruye sinikuri amubanyeho buri gihe niko abayeho yihora ari mu miziki kuriya acapisha iki ko nasanze ibintu byose bisandaye inzu yose imeze nk'iy'abasazi ndakubwira ngo ari igihe mpari ukwezi kose narasaraye kubera kuvuga nkagera nkamuhunga nkagenda ubu ngubu wasanze basanze nari imiziki irimo ubu ngubu bakanya batonye bagiye kuza kunyaniza ndarahamagaye nkasanga hageze kuri yumva hageze halo okay reka baze bagukingurire yahageze cyose kirimo wa Jinja wari cyubasanga kireje amabati reka da nta bwenge kigira ni ukuri pe ibyo muhamagare Jinja amatwi yacu wagira ngo aba munsi y'ibirenge kitaba maze guhamagara nk'icyo magana wa Jinja ariko yambwiye ngo nawe wasanga baramumenye n'amatwi atacyumva ndakivunaguraga wa Jinja birabaza kiri mu makositari biri mu biti koko ubwo mbizi niyo inshuro zirenze hafi eshatu bumva nta kibazo ufite ntabwo nende kumva abagabo bari ku muhanda rwenda nta byuma bishaje nta myenda ishaje kuko nta myenda bishaje afite nabikubiye hari umuntu wari kugura ibyuma bishaje umva se nyine tega amatwi ureke kuzana inkuru zidafite akamaro hari umuntu uri ku muryango ugera umukingure umuntu uri ku muryango bigeze bakwishyirana indera waje hano uvuye indera umva se uzana ugenda witonze n'umuntu mutumye ni mushiki wanjye nyine vuba vuba mushiki wawe gira vuba njya kuzana inyonjo
temba hano nasara twirekere ibyo turekere aho ngaho turekane n'uwo musozi wawe nese imyiteguro y'ubukwe uyigeze bimeze bite bigeze kure pe urariteguye ngira ibiki byose ndashaka gukora mu nyine ibintu byose nyine uriya munsi uzagere nta kintu na kimwe ndi kubura gusa nyine ndashaka mbere hafi nyine nk'uko bimeze nk'uko nyine wabicizanyirije abizi bya bintu ntabwo nabikora ndi jyenyine gahunda zawe ugenda uzikore ihite birangira nyine bitegura umuntu uze kuri muntu tuzambwira ngo yanga ndahita nza ibiki n'ibiki nashakaga kumenya wowe aho ugejeje ibyanjye bindekere njyewe ibyanjye narabirangije ibyawe nibyo nashaka kumenya aho bigeze bemeretse kuvugana n'iwabo w'umukobwa n'umukobwa twaravuganye numva nta kindi kintu gisigaye gihambaye sibyo ko nyine kuba yaza ese uriya mukobwa uramukunda ndamukunda pe wamurebye neza warashishoje ubona nta mico mibi afite nanjye nyine wenda urabizi ntabyera ngo de ariko utwo afite nzatumukosorera nzatuma abireka urashaka ko uzajyana umwana w'abandi ukimugeza mu rugo ugatangira kumutesha umutwe mugatangira gushwana ntabwo twashwana rwose mva mbwirese umukubeshya wa mwana nta cyambaye nta gakungu nigeze mbona afite nta kintu na kimwe umusufuzi afite n'utubi hari ukuntu nyine nshaka kumwigisha nyine biba byiza ko iwabo barimo batumwigisha cyane cyane ba nyirasenge nabonye nyine mu gihe tumaranye arankunda pe gusa nyine hari ukuntu ukundana n'umuntu nibibe nk'aho mukundanye gusa igihe kikagira akagufata nk'aho uri umugabo we rero aracyamfata nk'umukunzi igihe nzi ko wenda bose akimfata nk'umushiri we nyine aracyamfata nk'umushiri we kamere ese umuntu yagufata nk'umugabo we mutari mumara kubana wamugejeje mu rugo nibwo azagufata nk'umugabo we byakagombye kuba byaraturutse kuva kera ahubwo ndabona ari wowe uzamubera ikigeragezo ukamunaniza ubwo utangiye byagufate nk'umugabo wese wari wamujya kumukura iwabo wari wamaze kumugera iwawe ndamuza reka mbere irindira umugezi wawe nubona atagufashe nk'umugabo nibwo uzavuga nyine aracyagufata nyine nka sheri kuko nyine niba ari sheri niba ari n'ibiki nyine kuko mutari wamugeza mu rugo azateka we adateka se iwabo ntabwo ateka ese ubu ntabwo wari wagize ujya kumusura n'iwabo n'umunsi n'umwe ngo bagutekere cyangwa bakugaburira ibiryo yatetse mama we ntuzi ko ari mama we biteka n'abandi nawe arabiteka byarashoboka ko yitonde ariko nabonye nta kibazo ese mpamvu wenda arakutogeje ukuri wenda mbwiza ukuri basi ubona se basi wabonye nta kibazo nta n'ikintu wambwira basi cyerekeranye nawe wenda nk'uko wabibonye wenda nk'ibi nabonye nta kibazo afite imico myiza yaza kuba afite imico mibi narakubujije hakiri kare nabonye nta kibazo ahubwo wowe twa duco twawe uraturetse menya ko ngukunda bari umugabo mbega utamenye yuko ubu ngubu utari mfite umugore wabaye umugabo umuntu wirukanyishwa na watermelon ngo biraturitse watermelon wabaye umugabo ubwo nawe uzajya umusiga mu buri wirukanke ngo biraturitse ya hembe ry'umuhungu njye rirambwiye njye ngo yirukanka mbagatikana ko muzi nabonye ko afite ubwenge ameze nk'inzu ko n'umwana muzabyara n'umwana turitse igipurizo wirukanke ngo ni muzi ni ibintu nyine binyuzemo bikomeza ubu binyibutsa cya kintu bro meze bite sawa kumva ariko sinagora mbagwamaga inshuro zingahe kure sinzwe iki se watinzeye umva warabaye ntaciye ari umuntu nagiye kureba kubwira ibiki arangizwa mani ibiki umva imikino mwezeranyeho ngo mujya muhora mukubitanira ahantu imitego ukuntu karabunga wagira ngo kazi mwese wadura uri kugera kumba hafi deje ubundi ugiye gukurikira nkurikira yenge nta gikwe noneho igihe tuzacituka abantu uzana mu igikona kibari mu bantu utangiye kubarura none washinzwe iki tubaza iki none mushiki wanjye cyane icyo ushaka kumenya cy'abantu bari bose kugira ngo rongeye tugera nk'uyu hano ubwo niyo nyine wawe wagira ngo utagiye kugira ngo ushukushe sonduye n'uwahe ntabwo uruhande rwiyongeje yicarira aha ngaha reka nawe
ubundi wagiye ubundi urakora iki hano genda ugenda ihute genda uva mu bantu akwambia kugira ngo wakirwa ryo gusa ariko nta n'umwe usa ntabwo no muganya agenda Sera kureba. uzi ko nta n'umwe usa na mama wanyu ariko se oya mama mama wanyu wanyu usaze. n'inzuki cyo n'ikindi kigoye ufite abantu umva nimeze bite bibanje imeze isho warere ata ni sawa bafi kabisa nawe mfitega no kuza kugira umuntu nyine ugomba mbega kuza nk'aho ari ubyite gukira ibyinjira n'ibisohoka uzabibasha uzanjire ku kigega aya ni igomba kush cy'ibiryo cyo kunywa cy'ibiki kabyiba kano kanose konza ukunda nzi ibyo ukunda ni biriya nyine sibyo Meri niwe uzaba ufata amakado n'ibiki byose wowe uzajya kureba nyine basi ucamo nyine mu bashyitsi uyu nshaka ikigega cy'inzoga sinakubwiye usinze ruharwa mushaka kuzamura inzoga mu bukwe bwawe ni ukuzicunga aba ari ukuzinywa yewe yaba ahubwo uzashutuka ariko uza kuzibamenaho n'umugeni yawe yakuzansebye ndi uri kubona kwizera ibya abantu mama nyizera wowe katubitageze nyine tubirebe nta kibazo ngo tubitege amaso wowe ngiye nyine nawe ngiye kwiyobya abana afite umukobwa mwiza wongeye kwishakira ntabwo witwa nde amwita Neri nabonye nyine ari aho ntabwo atwika nkanjye n'isi yose wabuze kuba byibagiwe nisige dijuru wabuze ni ukubwira mwiriwe ni bwa bundi bw'amaherena bwa bujama bw'amaherena bw'ubuki gusa kubera icyo uvuze ngo ubonye ari aho si burya ujye mukora amakosa munayakoze kubera icyo uvuze ngo wabonye ari aho ntashamaje mwumva bimwe by'abaramukazi urabitangiye waraje mujye mwirwa muhanganye niba musaza we yakuguriraga akamambiri cyangwa akagukoresha iyo misatsi niba atayigukoreshereje utangire umwana w'abandi umwishyire mu bwo utangiye kumuvuga atari yanazi ntabyo nzagusaba ibyo byose mumurera ubu ngubu nzaza mvuga numva ngo waje hano bukabaye aryimana inzo uzaza uza yasinze uve washukanye na muramukazi wawe ntabwo byaba mama ntabwo bishoboka utangiye ngo ntashamaje ibyo bintu si ibikunda bwafushe kuri shopu uragenda bwafushe akasafuha umuzungu we two tuzabyara metisi kiriya ni ukagufuha udupfa n'uvuga ko urajya kumugura azongera ukabona ryari ntibikora ko birangiye nyine ugiye kwita ku mugore ibintu byose ntabwo se uzambwira utwenda ya sitempa agasatura yatucana agasuzuguro ese ubundi wabanje mvanze ukure Aya, uzakunda niga. uzashaka umugabo kwita ntabwo nabwira none mpaka niba ngiye gushaka n'umugore nkomeze na gahunda y'ibyo nagukorera sinumvise umbwira ngo we na wa muhungu ubundi bagiye kuba nabo batwereka umukwe bagutinda ubundi wo kuzajya wirirwa utegereza ko banamugurira ubwo bupantaro ntabwo namushimye igihe cyo gucuranga umugore uriya mwanze kera noneho wundi sagabo bw'ibyo barajyana n'ifa bazungu bw'isuku babaye umuntu muzima ndi umupfu ibyo tubireke tubireke ntabwo ibyo byatuzanye twebwe twivugiye ku bukwe bwacu bwawe nande twivugiye ku bwanjye n'umugore wanjye shari asuzuki wabacamanza mubwiza kuri mfite umugore we ariko uwo mwarabonye uretse ababyeyi babo nibaza muzahira dore ngo kuri bacu ni isi we bagushimye barashimye izina kwikina bagushimye se ko wakoze iki kora